Turabasuhuje mwese mukurikira ibiganiro byacu, twizere yuko mumeze neza cyane mu bice bigiye bitandukanye mugiye muherereyemo. Ni inkuru rero iri kugenda ivugwa ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ni inkuru itari nziza, ni inkuru itumye abantu benshi bari kugenda basoza umwaka batameze neza, mbega bababaye. Ni ibintu nyine biba biteye agahinda, benshi bagenda babura ubuzima iyo umwaka ugiye kurangira. Ni ibintu nyine biba bisaba kugira ngo dusenge, dushikame kandi twizere Imana. Ni murumuna wa Miss 2021 wa East Africa, muramuzi Umunyana Shanitah, ni murumuna we. Ni umwana wari umaze igihe gitoya arangije muri ERU cyangwa se African Leadership University. Cherissa ni umuririmbyi waririmbaga muri Healing Worship Team, ubu yamaze kuba Healing Ministry kubera ko ni umuryango umaze kuba munini cyane. Healing murayizi, niyo yatangije ibintu bya Worship Team, kuramya no guhimbaza Imana. Donc nta muntu utazi Healing Worship Team. Uyu mwana yakunze kuyiba hafi, yari afitemo n'inshingano, donc yarijije benshi, yababaje benshi. Ni umwana rero iby'urupfu rwe biri kugenda rwose bibabaza benshi, ndetse batari kugenda bumva n'uburyo ki byagiye bigenda. Uyu mwana rero yari yagiye muri birthday, yajyanye n'abacuti be guserebura birthday, niko yaravuze ngo arumva ashaka kujya kurepeta. Mbere gato aravuga ngo reka ajye ku bwiherero. Uyu mwana rero yaragiye atindayo. Shanitah yaragiye atindayo, abashuti be baravuga ati kuki ari gutinda, ari hehe? Niko kujya kumureba babona yapfuye, yabuze ubuzima. Ni inkuru nyine ibabaje. Yavutse ku itariki 26 z'ukwa 11, apfuye ku itariki 3 z'ukwa 11, 2024. Yari akiri muto cyane, ni umwana wari umuhanga, yari afite amashuri menshi. Mbega nyine ni inkuru iri kugenda ibabaza benshi cyane, ndetse inavugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga. Ubona ko abantu benshi nyine bafite ikiniga, bafite agahinda, abasenganaga nawe, abiganye nawe, inshuti ze, ababyeyi we. Mbega nyine ni ibintu biba biteye agahinda, bisaba nyine umutima ukomeye. Ubundi amazina ye yitwa Cherissa Tona Uwanjye. Yari amaze imyaka igera kuri 5 muri Healing Worship Team, yamaze kuba Healing Ministry. Ku itariki ya 15 z'ukwa 7, Cherissa nibwo yahawe impamyabumenyi yaravanye muri ERU cyangwa se African Leadership University. Yari amaze kugira bachelor's degree zigera kuri 2, dore yuko anafite masters. Yari umwana w'umuhanga, yari umwana wita ku masomo, yari umwana nyine, mbega wa mwana uba ufungutse mu mutwe kandi ukunda no kwiga. Ni igihombo gikomeye cyane ku muryango, ku gihugu, ku nshuti, abavandimwe. Mbega nyine nta kundi twabifata, nta kundi twabyakira, gusa nyine Imana ikomeze kumwakira kandi ihumurize abasigaye. Gusa nyine ntago ari ibintu nyine byakorohera buri wese kubyakira. Cherissa ukuntu rero urupfu rwe rwagenze birababaje cyane. Ku itariki ya mbere, abwo hari kuwa gatanu, Cherissa nibwo yatumiye inshuti ze. Mbega abatumira muri birthday, afite inshuti nyinshi. Mbega nyine ngo bajye kwizihiza birthday, bayijyamo bigenda neza cyane. Ku munsi ukurikiyeho nabwo birthday kuwa 6 irakomeza. Mbega bamuha impano, amakado. Mbega byari ibintu byiza cyane, ubona yuko ari ibihe byiza bari bagize. Yari afite ibindi bihe aza kugirira muri Worship Team cyangwa se Ministry, Healing Ministry. Nibwo mbere yo kujyayo yavuze ngo
areka ajye ku bwiherero, ajyayo amarayo umwanya munini cyane, inshuti ze ziramutegereza, baravuga bati se ko ari kugenda atindayo biri kugenda bigenda bite ko tutari kumubona, bimeze gute? Zimwe mu nshuti ze yari yatumiye inshuti ze, abo biganye muri abo basengana baririmbana muri healing ministries, nabo bari bahabaye. Barikora baravuga ngo reka tugiye kumureba. Bajya mu bwiherero basanga niho yaguye. Ngubyo rero iby'urupfu rwa Cherissa biri gukomeza gushengura benshi, mbega ni agahinda gakomeye cyane. Biba bibabaje kumva ngo wafashe umwanya uri kwiga, urize, ubonye bachelor's degree ya mbere, ubonye masters, ugiye no gushaka indi bachelor's ahandi, ababyeyi basigara mu gahinda, inshuti zisigara mu gahinda, abavandimwe, mbega n'igihombo ku muryango mugari. Gusa nyine twavuga ngo Imana imwakire mu bayo kandi ikomeze abasigaye. Iyi ni Isano TV show, kora subscribe rero tujye tubana mu makuru aba ari kugenda caracara ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ciao ciao.